ubundi ukamuvugisha. Rero nyemerera Karegeya tugende twambuka tujye hano muri Rulindo district mu karere ka Rulindo, dore ko ibyaho bikomeje kuba agaterera nzamba. Ndisunga iyi tweet y'umunyamakuru mugenzi wacu Oswaridi nawe ubivuga muri uyu mujyo agira ati uyu mukino uzarangira ryari, umuti ukwiye murabona ari uwuhe? Ibaruwa y'ejo bundi kuwa kane komisiyo y'abakozi ba leta yandikiye Meya wa Rulindo yongeye kumusaba gusubiza Ndagijimana Frodo mu kazi, maze ibindi akarere kamurega kakazabifungurira dosiye yihariye. Muri iki cyumweru kandi nibwo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ikibazo cyoroshye, ko bagiye kureba uburyo bacunga umwuka mubi hagati ya Meya na Gitifu. Minisitiri mushya nukwaje yego. So arasoza agira ati amaherezo nanjye ntago ndi bujye kureye, ahubwo ngira ngo nawe uri umuntu ukurikira, ariko wenda mbere yuko ugira icyo tubwira, harimo n'abantu bagiye basubiza benshi bagiye batandukanye, harimo n'abandi bagiye bagira icyo babivugaho. Wenda nyemerera nyuremo gatoya kuri comment kugira ngo ubitwarire hamwe. Nk'uyu wavuze ati ubwo mpise nibaza umusaruro w'akarere ka yitwa nde uwo nguwo yitwa Ntabukwe nzataha. Kuko wari ugusimbutse se ntabwo ari content. Uyu Ntabukwe nzataha uwitwa Ntabukwe nzataha kuri Twitter agize ati soma. Ubwo mpise nibaza umusaruro mu karere ka Meya na Gitifu yirukanye cyangwa atifuza gukorana nawe umutsindirano. Aho usanga buri wese akeza pare mu kimbo cy'umuturage. Uwitwa wikwiruka Minisitiri nabanza asubiza iyo tweet. Minisitiri uvuga ngo babyoroshye, we yaravuze ngo nta gikuba cyacitse ngo nta byacitse. Nasubiza iyo arya yitwa ndi uwo mugabo yitwa Ntabukwe nzataha, ashobora kuba ari umugore. Ntabukwe nzataha aravuga ngo muri ako gasigane hagati ya Meya na Gitifu umutsindirano, yego buri wese arakeza inde pare we hasi handitse niko buri wese akeza pare mu kimbo cy'umuturage. Hanyuma Minisitiri ati biroroshye. Urumva ndabona ntagende gake atazabera nk'uwamubanjirije avuga ngo abantu ngo nibarusahurira mu nduru, yego ngo harya yaratwisiki nk'abakomisiyoneri atangiye yoroshya ibintu. Ariko urumva Ntabukwe nzataha uko avuga, yego umuturage aravanamo iki muri ako gasigane? Icyambere kivamo, reka nisubirize Ntabukwe nzataha. Icyambere ni kino kiganiro kibanza. None mudugudu aragurisha amabati 25 ngo hishyurwe imigozi 10 y'ibirayi mu karere kayobowe gute se kandi Meya na Gitifu ari muri ayo mudugudu akaba umugenzacyaha umushinja yabaye polisi arahurura umugenzacyaha yerekana uko icyaha cyakozwe, abo umushinjacyaha agishinja buriya mugabo, abo umucamanza arangije ajya abana uwisi musambura amabati 25 mwishira ibirayi imigozi 10. Uwo mudugudu yaza kuba mu karere katarimo ibyo Minisitiri yoroshya, ariko Ntabukwe nzataha ari kubaza iyo ako karere kataba muri ako kavuyo. Ntabwo uriya mukuru w'umudugudu ntari gukora biriya. Komeza yego. Uwitwa Didier Hub ngira ngo aragira ati ariko biragaragara ko tunafite ikibazo cy'itangazamakuru. Subiramo. Ariko biragaragara ko tunafite ikibazo cy'itangazamakuru. Ubwo ni twebwe atunze agatoki. Uti komeza. Ubu twakabaye twarabonye ubucukumbuzi kuri iki kibazo aho kwerekana amabaruwa gusa. Voilà. Urakoze cyane. Aho ruzingiye ni hano rero, ikiganiro ni hano. Mu mategeko imbere y'umucamanza, inzego na komisiyo bigaragara ko ari wa mudamu wahinduye. Kubera iki? Byakorewe muri mashine ye, atungiye password no kuri konte ye imwinjiza muri system za NIDA. Nguko uko Etat Civil ari kwitaba, Gitifu agakomanga ku gatuza na komisiyo igashya amaboko yandika naho ruzingiye. Meya Mukanyirigira ibyo arabizi, uvuga ngo ikintu uri kumva ariko nta facts afite. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo.
aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe z'ibimpamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karajya Omar Pano, nanone kandi turabashimiye, turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nk'ibisanzwe rero ubwo turi kuri KOP aho tugiye kuba turi kumwe na mwarimu wacu Karajya Omar Jean Baptiste. Nawe nizera ko ameze neza, yaba mu mpagarike n'ubugingo. Ubwo nicyo mbavuga. Nta kibazo habe namba. Ubwo iyo narakize ifo kubwira abantu. Okay. Narakize igifu cyaragabanutse nubwo hari byo ngomba kukirinda. Hari n'umuntu wambwiye ngo yambwiye gukira. Ari umunyamasengesho ngo wamvuzeho atanze. Simbizi niba kurikira bino biganiro ariko ngo yabwiye umuntu ati hari umunyamakuru numvise ngo ufite ikibazo cy'igifu ngo no kuribwa mu gatuza. Okay. Simbizi ubwo rero wasanga harimo byinshi kandi uyu muryango umaze kuba mugari 31. Nta nubwo ntago ndeba mu mibare bura mu bintu bishimisha cyane ni ukugira abantu bajya inama bakurikira, kugira abafana n'abakunzi bari mu byiciro uko nabikubwiye, yego, hatarimo abahuriga. Nubwo ngeye ntakeneye hooliganism kuko kuba umuhuriga wanjye byakugora. Nago kuba umuhuriga wanjye byakugora kuko nta filozofi yego sakaza. Ariko icyo shima harimo abantu b'ibyiciro byinshi, abanyunganira bambwira abangaya inbox tukaganira nta kubirakariramo. Yego. Ariko nkongera nkashima ko bigera ku makushe anyuranye y'abantu. Umuntu yari Nyagatare, umukecuru uri Nyagatare akambwira ati umwana wanjye ari muri divorce none bari kumurya imitungo. Ngavuze umukecuru w'Inyagatare. Nyagatare? Mwumva ndampamagaye ari Bugarama. Mwumva ndampamagaye ari Masaka mu yabaraya. Yego. Uko kuntu nkumva abandi gakenkeza ariya za Nemba. Uko kuntu ko kubona ko ari ibyiciro binyuranye, abari mu bihugu bitandukanye, ari za Australia, za Hong Kong, za Amerika, no mu Rwanda no rugasanga nibura muri buri karere ufitemo abantu 100. Ibyo ntako bisa kuko ibyo nibyo bifite agaciro cyane. Mbere yo gutekereza amahirwe ngira nta muntu usibye cyagiye Mutabazi warushatse kuba nteza cyangwa nta muntu uri hano untekerezamo kuvuga ngo nazanye cano byo gushaka amafaranga nayo si mabi, ariko ntabwo ibyo dukora byose ari bigamije amafaranga. Hari naho tuyashora ahubwo tugamije kugira ngo abantu bumve ukuri. Hari n'abageraho bakambwira ngo uyu muntu ngo wamuzanye gutya ngo agize, ndavuga no, societe niyo nyine ku bwanjye binshobokeye mbonye umwanya uhagije ikintu cyose kiri muri societe nkakizana kuko ntabwo duhimba amakuru. Ariko niba dufite abaturage batishimira imyanzuro yabafatiwe mu nkiko, ubwo nabo nyine abashinzwe kubibumvisha nibajye mu ngamba. Niba nzanye umuntu avuga ati tugeze muri gatanya umugabo ampisha imitungo, ntabwo ari njye nyihishe, ngibyo nyine. Niba tugeze ya kesi ya Kicukiro wa mugore basoraga mu nzu imwe nateruye mvuga ngo urugo rumazemo imyaka 4 afite 24 bamusohoye mu nzu bamuhaye 300, ntabwo ari njye nabihimbye, ni biriya nyine niyo societe. Noneho abashinzwe no kuzamura imyumvire ya societe n'imibereho ya societe bakamenya icyo gukora, ntabwo ari Karegeya ubizana. So jewe rero simbabeshye, nimushaka commentaire zo muzihorera, umuntu wese uzaza afite icyo avuga cyane cyane akemera kukivugira nzamuzana rwose, nzamuzana. Bugakenya hariyo 2 ubushize nari nabivuze. Umwe yari umukozi w'ibitaro, undi yari w'akarere. Nyagatare ari mu wa divorce. Imasaka hari umugore inzu ye yarahiye, ntabwo yari niye bwari ubukode. Arimo arambwira ko twakorana ikiganiro ngo imyenda y'abana yarahiye, ibikoresho byo mu nzu, mbese n'ubufasha akeneye. Entre ubwo nabyo babimenye, nimbona umwanya nzamuzana cyangwa se yandika ubutumwa butomoye mbumutambukirize. Niba inzu yarahiye afite abana 4, nta gikoresho nta mwambaro ntaki,
gusa nyine impamvu mbagira ngo nyiribyo byivugire cyangwa nkamusanga kuri tele nkemera bikamvuna ni ukugira ngo abari hano babone ko ari ibintu biri oji naho kumuzana hano muri abani akahicara atahigurira n'agatase k'icyayi ibyiza namusanga mu rutoki aho atuye bakabyibonera niyo nzu yahiye nkayifotora cyangwa akama afite raporo y'umudugudu y'ibyabaye ni abantu benshi hari n'abandi hari n'abo nibagirwa ariko ndabyandika na wa wundi wigasanze nawe tugomba kuzabonana nuko aboneka wikende gusa donc ibyo so please ntago hano bahimba amakuru niyo mpamvu ikibonetse cyose ndakiza ubwo babivugiraga tanto kuri ya kesi ya Gatovu wa mudamu twakiriye hariya niyo marangamutima y'umuntu wabuzuwe ikigo ni cyiza nanjye ndabizi cyareze benshi bo ku gihe cyanjye n'imbere yanjye harimo inshuti harimo abavandimwe ariko nyine nuko nyine hariya niyo marangamutima y'umuntu wabuzuwe nta muntu n'umwe uburuwe ngo abyakire neza ijana ku ijana arewe maze nuguye Faisal aravuga ati bari abaganga nabaswa kandi ibyo bitaro dufataraho intangarugero ikivuga nicyo ubuzuwe wese aravuga ati mana yanjye iyo hakorwa iki byari kugenda gutya none ngaho ibaze none uguye ku ishuri rwose byakwitwa abapadiri bizaza si inshuti zanjye umwana ntiyahaguye pasiteri w'imuhura si inshuti yanjye umwana ntiyahaguye Musanze ntiyaguye ntuza Ruhango mu Gitisi ibyo umuntu wabuzuwe please aravuga ati iyo hakorwa iki so kumuha umwanya akagaragaza amarangamutima ye ntago bivuga ngo ibyo avuga ni ukuri ariko inzego zigomba gukora ibyo zigomba gukora niba batarabonetse niba directeur atarasura uriya muryango wabuze umwana iyo ikigo cya Gatovu kifata delegation y'abari inshuti zuriya mwana ni happy arya happy abari inshuti ze abo biganaga abo bakinanaga abo bararaga muri dortoir imwe bagafata akaminibus bakaza muri famille yuriya mwana ntabwo uriya mudamu aba yaraje kwicara kuri kamera za KOP ntabwo tujye tumenya uko abantu bagomba kwitwara umwana aguye mu kigo mwishingura ikigo ntikigaragaye mwaje murareka abantu bajye bagabanya amarangamutima gute batanga ubuhamya yaramutse atya yabanaga atya yasengaga atya barababuze chaise vide gukora chaise vide ubutanze urwaho ngo buri wese avuge uko abyumva kabisa reka twavanse naho ubundi ngiye ntago mpimba amakuru by the way baranzi kandi ababishaka n'abatabishaka barabizi ko najya mpimba amakuru yego nyemerera twavanse ariko tubanze twibutsa abantu ko amakaro meza ari ku ikaro plaza hano i Remera ushize nibagiye kubera kwihuta yego hano i Remera munsi ya station iteganye na gare ushobora kubahamagara kuri 0783 456 ariko kandi n'abakeneye kwiga amategeko y'umuhanda abakeneye kwiga imodoka kwa mwarimu Clement hano rwose arabavugisha hano i Kigali ariko n'abari kure afite igitabo akoherereza ushobora kwifashisha cyitwa Menyutsinde icyo gitabo arakikoherereza ariko ushobora no kumuhamagara kuri nimero ye bwite 0782 48 37 ubundi ukamuvugisha rero nyemerera Karegeya tugende twambuka tujye hano muri Rulindo district mu karere ka Rulindo dore ko ibyaho bikomeje kuba agatereranzamba ndisunga iyi tweet y'umunyamakuru mugenzi wacu Oswaridi nawe ubivuga muri uyu mujyo agira ati uyu mukino uzarangira ryari umuti ukwiye murabona ari uwuhe ibaruwa y'ejo bundi kuwa kane komisiyo y'abakozi ba leta yandikiye Meya wa Rulindo yongeye kumusaba gusubiza Ndagijimana Frodouard mu kazi maze ibindi akarere kamurega kakazabifungurira dosiye yihariye muri iki cyumweru kandi nibwo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ikibazo cyoroshye ko bagiye kureba uburyo bacunga umwuka mubi hagati ya Meya na Gitifu Minisitiri mushya nukwaje yego so arasoza agira ati amaherezo nanjye ntago ndi bujye kureye ahubwo ngira ngo nawe uri umuntu ukurikira ariko wenda mbere yuko ugira icyo tubwira harimo n'abantu bagiye basubiza benshi bagiye batandukanye harimo n'abandi bagiye bagira icyo babivugaho
wenda nyemerera nyuremo gatoya kuri komenti kugira ngo ubitwarire hamwe. Nk'uyu wavuze ati ubwo mpise nibaza umusaruro w'akarere ka yitwa nde uwo nguwo witwa nta bukwe nzataha. kuko wari ugusimbutse se ntabwo ari content. Uyu nta bukwe nzataha, uwitwa nta bukwe nzataha kuri Twitter agize ati soma. Ubwo mpise nibaza umusaruro mu karere ka Meya na Gitifu yirukanye cyangwa atifuza gukorana nawe umutsindirano. Aho usanga buri wese akeza pare mu cyimbo cy'umuturage. Uwitwa wikwiruka minisitiri nabanza asubiza iyo tweet. Minisitiri uvuga ngo babyoroshye, we yaravuze ngo nta gikuba cyacitse ngo nta byacitse. Nasubiza iyo arya yitwa ndi uwo mugabo yitwa nta bukwe nzataha, ashobora kuba ari umugore. Nta bukwe nzataha aravuga ngo muri ako gasigane hagati ya Meya na Gitifu umutsindirano. Yego, buri wese arakeza inde pare we hasi handitse niko buri wese akeza pare mu cyimbo cy'umuturage. Hanyuma minisitiri ati biroroshye. Urumva ndabona ntagende gake atazabera nk'uwamubanjirije avuga ngo abantu ngo nibarusahurira mu nduru. Yego, ngo niba harya yari twisiki nk'abakomisiyoneri. Atangiye yoroshya ibintu ariko urumva nta bukwe nzataha uko avuga. Yego, umuturage aravanamo iki muri ako gasigane? Icyambere kivamo, reka nisubirize nta bukwe nzataha. Icyambere ni kino kiganiro kibanza. None mudugudu aragurisha amabati 25 ngo hishyurwe imigozi 10 y'ibirayi mu karere kayobowe gute se kandi Meya na Gitifu ari muri ayo mudugudu akaba ubugenzacyaha umushinja yabaye polisi arahurura umugenzacyaha yerekana uko icyaha cyakozwe, abo umushinjacyaha agishinja buriya mugabo, abo umucamanza arangije ajya aba na wisi musambura amabati 25 mwishira ibirayi imigozi 10. Uwo mudugudu yaza kuba mu karere katarimo ibyo minisitiri yoroshya, ariko nta bukwe nzataha ari kubaza iyo ako karere kataba muri ako kavuyo. Ntabwo uriya mukuru w'umudugudu ntari gukora biriya. Komeza. Yego. Uwitwa Didier Hub ngira ngo aragira ati ariko biragaragara ko tunafite ikibazo cy'itangazamakuru. Subiramo. Ariko biragaragara ko tunafite ikibazo cy'itangazamakuru. Ubwo ni twebwe atunze agatoki. Uti komeza. Ubu twakabaye twarabonye ubucukumbuzi kuri iki kibazo aho kwerekana amabaruwa gusa. Voilà, urakoze cyane. Cyanaje nambaye ubusa nihangane. Ndagushimye. Donc ubundi rero iyi nkuru nyimaranye kuva isaga yatangira ntago nigeze nicara. Ubushize nabivuze nigurukira ngo abamotari bo ku mugote. Ubundi no nkuru ukirenga irutongo. Yego, ukirenga urutongo mbere yo kucuri ku muhanda winjira mu murenge wa Ngoma n'umuhanda uzamuka kuri apeke Murambi house superfecture Murambi muri Mugambazi. Yego, inkuru itangirira aho ngaho. Iyo ugiye mu isoko ry'ikiyanza zaburega aho ngaho aho na Meya ashobora kuba avuka. Iyi nkuru irahari. Ejo bundi bwo narakugendeye fata shorongi ndenze bya bintu by'ingagi. Yego, aho intara y'amajyaruguru igabanira n'umujyi wa Kigali ndacurika. Yego, ngera mu aho bita mukaje ka Rurindo, mukaje vuba ka Rurindo gateganye n'aka Gasabo. Ndatambika ngera ahantu bita mu kagari ka Munyarwanda, naho ni mu murenge wa Ngoma. Amakuru ndayafata, ndatambika mfata umuhanda wo hasi ndagenda mpinguka mu Kinini njye ku isoko rya Gasiza aho uyu mugabo Gitifu atuye. Mu nzira iriho umunara wa kanari jo kuwa. Ayenda yakurura. Abamotari bo ku mugote bari bambwiye ko yagiraga geto imbogo. Yego. Urumva ko geto birajya gusa n'ibya deporo. So uwo muntu uvuze ngo vraiment ikibazo cy'itangazamakuru kirahari, turabihorana n'izo ngendo subonetse wese, ariko nyine turimo turakina n'amabaruwa. Ntacyo gusesengura kiri hagati y'ibaruwa ya Meya n'iya komisiyo. Komisiyo imaze kwandika amabaruwa 3 ariko bose ibyo baspekiraho na article y'amategeko y'amagambo, ariko nawe ujya ngo au fond kuki Meya atsimbarara. Yego, ni muntu ki? Gitifu we ni muntu ki? Good, tunaheraho.
yego rero aho urashaka ko sesengura abantu okay yego Meya wa Rulindo Judith afite amateka, afite background pe, yazamutse neza mu bintu bijyanye n'imiyoborere. Yego, kuba secretary mu karere, kuba vice meya, kujya kwiga Oklahoma, no kuba yari DM muri Nyagatare inzira ye. Ariko gutsimbarara tubifata mu bijyanye n'imyaka. I'm very sorry. Ubundi mu bameya bafite imyaka nk'iyuriya mudamu mu kigero cye, usibye nka Rajyabu wa Rwamagana, abandi bose bari munsi ya 50. Uyu afite 51. Ngahe baze rero umuntu uri mu nshingano yazamutsemo atari ikimanuka, urumva yabaye vice meya hakira akarere ka Buriza. Wasura kazi. Akarere ka Buriza kabayeho hagati ya 2001 na 2006 basimbura amakomine. Twabanje kugira amakomine nka yari ariho mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Amakomine twari dufite 143. Yego. 2001 haza reforme ya mbere, tugira uturere 105. Yego. Karimo na Buriza. Harimo Buriza, harimo Kabagari, harimo za Busozo, za Bukunzi, harimo za Gisunzu, iyo ngiyo harimo nakitwaga Impara, harimo za Buberuka, harimo za amazina yarorotaga bimwe y'amazina n'utwi Kigali twari tukiri uturere ni Gisozi, Gikondo, twose twabayeho no n'umujyi wa Kabuga na Gasabo kwayo. Na Gasabo kwayo. Na Kacyiru kari akarere. Yego. Nyarugenge, Kacyiru, Nyamirambo, Butamwa, Gikondo, Kicukiro, Kanombe, Gisozi nayivuze. Gisozi nayo. Hari zo mvuze za Kanombe mana zitari zirimo. Nuko Nombe na za Kimirongo. Ariko Nyamirambo, akarere ka Nyamirambo kabayeho, Nyarugenge kabayeho, Gisozi kabayeho, Gikondo kabayeho, Kicukiro kabayeho, Kacyiru kabayeho, yego, n'umujyi wa Kabuga na Gasabo. Yego. Okay. Iyo reforme niyo uyu mudamu yari vice meya muri icyo gihe. Ngaho urumva imyaka 20 irashize. Yego. Akiri ava mu nzego agaruka. Akiri mu nshingano. Nyuma avuye reforme ije, ngira ngo habayemo ikibazo cya niveau. Habayemo ikibazo cya niveau kuko abameya muri iyo reforme ntago byagombaga lisansi. Yego. Imanite yabaga ihagije na experience. None bigeze 2006 begizija lisansi. Nta yari afite. Bamuha buruse ajya kiste. Ajya asubira mu kazi. Avuye mu kazi ajya abona buruse yo kujya kwiga muri Amerika. Oklahoma si muri Amerika se? Urumva izibanza arazizi. Noneho kongeraho imyaka ye ni umuntu utapfa kuvuga ngo umuntu ansuzugure. Ibintu ndabizi azukuri, ariko mu mabaruwa nta kuri kurimo. Amabaruwa baraspekira ku ma article gusa. Nshingiye kwiteka, nshingiye ariko se ni iki kirimo? Yego. Cyo ni kimwe. Imyaka ye na experience ye biramuha izo confidence zo gutsimbarara. Abantu bakiri muri za nyobozi bafite iyo background. Yego. Niya Mukanyirigira ni bake cyane. Ni bake cyane. Narajyabo nkubwira nubwo banganya imyaka, Rajyabo yagiye yavuye muri ETM hano. Anje yagiye yavuye muri immigration. Abandi bagiye donc wa Nyamasheke yavuye minijiste. Donc Mukanyirigira wenda na Murindwa yaje Murindwa wa Rubavu. Yaje ashobora kuba yaraje nyuma ya 2006. Donc nuvuga ngo Mukanyirigira muzibanze arimo kuva 2001. Imyaka 23 ni haye hatatse imbarara. Imyaka ye donc conflit de génération. Donc imyaka ye imwemera kuguma kwizima. Kuba conservateur. Hari abari guca iruhande ibyo ngibyo ntuza yavuze nta bukwe nzataha avuga ngo buri wese ari kureba pare we, ariko kuba pare w'umuntu ushaje. Hari umugabo hano wari ukomeye cyane hano za Kimironko bagiye kurokirita aravuga ati nzabaha abana banjye ariko nta ucirira imbwa ishaje. Ibyo kuza babwira Mukanyirigira ngo oroshya gira utya imyaka ye na experience ye ntago bishoboka. Ntabwo bishoboka.
nicyo kibazo mu nzego z'ibanze baba bashaka abakiri batoya bumva dore ari mukuri yabaye ibamba ari mukuri ariko bari kuza iruhande gira utya yabangiye ntashobora imyaka ye experience ye icyo kirumvikana yego ndibaza wa muntu wavuze ngo ntago ducukumbura turimo turamuganira ku ngingo aho rwose good ubwo ni Meya yego hari naho ngewe mbere yuko ninjira muri kino kibazo nabanje no kusa naho nsesengura bari abantu babiri kuko nari namaze kumenya ko babanje kubaho Somambike yego ariko nako uze wibuka ukambaze ka Somambike uko babaye Somambike noneho numvise ba Somambike numva ko haba hari indi gahunda y'ibanga iri hagati yabo nshingiye kuri situation ya etat civile situation familiale barimo bituma mpaguruka kugira ngo ntagire ndenganya yego kuko uriya mudamu bivugwa ko uriya mumeya bivugwa ko ngo yaba niba ari divorce yego cyangwa se ibintu nk'ibyo numvise umudamu uhanganye n'umugabo niba barapfuye idiru wenda Gitifu akaba yarihaye gutereta Meya yitwaje ngo ni libre turi kumwe noneho Meya karakara ati baransuzuguye asanze atari byo ariko hari habanjemo akantu ko kuvuga ngo nakura ibintu uri kubyibuka ibyo nakubwira uraza kumbaza Somambike ndakibuka akasomambike noneho akajyanye n'ibyo bintu biri intano intime nkagashingira ku kuba uriya mugabo yarabanje gushinjwa iby'ubutinganyi noneho nkatekereza ntiburiya kuko umuntu yagushinja ubutinganyi d'office abavuze ko ku bagore uri zero rwose ko utata umwanya si byose kurekera we yego iyo umuntu agushinja ubutinganyi bivuga ngo ku bagore niba icyaha ubutinganyi bukuvuzweho yego ntabwo uzavugwa biriya bya ntuza ntabwo uzavugwa biriya bya doporo uri clear to the people nabanje gutekereza rero uyu muhungu ndagije Imana bamuhimbiye ko ari ku bijyanye n'ubutinganyi kugira ngo bivaneho ko abaye atereta Meya yego bicibwa amazi kuko ntiwabura umutinganyi ngo najye gutereta abagore bakomeye naho nari mpagaze ariko siho nyihagaze good biraje yego ngaho nari nkubwiye akahe Somambike akasomambike kavuye hehe yego urumva buri muntu wese iyo aje mu kazi uriya mudamu nubwo avuka muri Rulindo yego yari amaze igihe Nyagatare aje kuyobora Rulindo mu nzego z'ibanze ibyo byo nta banga ririmo iyo ukihagera urabanza ukareba uwakubanjirije yagize ibihe bibazo hanyuma ikipe ihari ugakureba iyo mukorana cyane cyane rero iyo mu guhitamo abenshi yakoranaga n'uwakubanjirije ku gatebe yego bakaba abantu basanzwe noneho abaguha amakuru akaba ari babandi bari baratotejwe n'uwakubanjirije uzamuye ndagije Imana Frodouari yari mu bari barazengerejwe na Kayiranga wabanjirije mu Kanyirigira wa muntu turitangiye kumusubiza yego wa muntu wa kabiri rwose wasubije Oswakimwe nyamakuru badacukumbura avuga ko tudacukumbura donc kuba Somambike imibanire mu kazi yego ndagije Imana ko yarabaye bradru wa Judith amuha amakuru ari Somambike bese ibintu byose ari we abanza kubaza nuko Frodouari yari mekonta ku bwa Kayiranga Emmanuel Kayiranga Emmanuel nawe wayoboye kare karere mandimwe yari yemerewe ya kabiri ariko anatanga candidature yayikuyemo mu ijoro ribanziriza amatora yego ubwo hari haje briefing ivuga ngo vanamo Meya ni Judith niba Kayiranga yarashakaga kuba Meya kugeza raveye y'amatora bivuze ngo abari ku ruhande rwe n'ubundi bari bakiri mu myanya ntibabonye umwanya wo kwishyiramo Judith ngo bamugire uwabo kuko bari bakibona Kayiranga kandidatire ye irimo ivamo nijoro bucya batora ubwo abari kuri Kayiranga bifureba inzozi hanyuma abo Kayiranga yari yaratoteje barabyina harimo na Frodouari bataragiesha yego atake niko babyina iyo umuyobozi wari ukubangamiye agiye atake bakabyina
toke mu kule babyinnye harimo na Froduard yego ndagije imana ha hanyuma na Judith mu gushaka abo yegereza ntabwo ari kujya gufata muri babandi bababaye ko Kayiranga atakiri meya yahereye kubishimiye ko Judith aje including Froduard hanyuma rero Froduard nawe urumva umuntu warenganye ku bwa Kayiranga yegera mu Kanyirigira dore buriya aka karere kari kameze gutya dore abisha akarere n'aba bakangije dore Kayiranga yakoranaga na barunaka dore hari ibi byo barigishije ibi nibagenda mwereka ibyo byo byari byo Froduard nk'umuntu wari indengane ku bwa Kayiranga kuko Kayiranga ngo ari igihe yajyaga amuvugisha muri amateka nkawe ko kubanza utakoze n'ikizami cy'ubugitifu kuko Froduard manza yarabanje mu byo kuyora amashuri zashironga ibintu nk'ibyo amuzonga Kayiranga yaramuzongaga mu nama mu ruhame ati ubundi wowe ko ntabona ibigaragaza ko wakoze ikizami cy'ubugitifu wageze muri umwajuti akamutamaza mu bagitifu barenga 10 n'abangana cyane ndi kubyumva urumva Froduard yari indengane yo kwa Kayiranga indengane yo kwa Kayiranga egal indenganurwe yo kwa Mukanyirigira rwose pe barakorana Froduard abanza kuvugwa muri babandi hari dosiye yahitanye abakozi b'akarere havugwagamo n'abagitifu ngira ngo wa Muhanga n'uwahuye bose bakoreye hariya ibyaba inyandiko zasinywe ari impimbano bahimba amazina y'abantu kugira ngo habe expropriation ibyo abantu barabikurikiranye byarimo bitwaga ba Felicien byarimo bakurugi bwa Celestin we ngira ngo we baranamukatiye byarimo umugabo ufite izina ry'Ikisilamu wabaye Gitifu hariya harimo byarimo bari Kanyangira nundi witwa ufite izina rya Kisilamu icyo gikundi cyose abantu abadukurikiye byaciye mu manza byaciye mu manza ariko abavuzwe muri iyo dossier abakiri mu kazi n'imbarwa ni nka batatu harimo na Froduard n'abandi bagitifu tugari tungahe no yagomba kujyana n'abandi hano manza ari Froduard usigaye wenyine kuko hari babiri butugari muri Rusiga na Shyorongi bagiye ariko Froduard ararokoka ashaka ko yararokotse kubera kwa kuba ari buraduru yego hanyuma kazarusenye zave hehe aho niho rero zingiye nibicare uwo muntu ushaka ko ducukumbura nazi aho rwose tera gatebe tera rwose muri abane icyo cyahitanye abo bantu kiramusize kuko ko yari buraduru wa Meya yego noneho hazi ibi personal kuri Gitifu Gitifu akaba mu rugo ntabwo bimeze neza cyane yego n'umugore Gitifu ka kantu kiki kamwe kavuzwe ka mbere kubutinganyi akubusizerane nise ngo character assassination yego bivugwa ko hejuru ya 75% ari byo kandi bifitanye isano niyo no ko guhindura irangamimerere ntabwo ari ibintu bitandukanye ni interconnected ari uwo muntu ngo yitwa nde wavuze ngo ntabwo ducukumbura wavuze ko tudacukumbura wasubije ntabwo uri munsi ntabwo nzataha Didier what ntacyo wood yego bije bite rero Didier Hub vara Didier Hub niyumve yego muri ghetto ya Ndagijimana Froduard yego yabaga Imbogo mu murenge wa Mbogo yego ahayobora aho yayoboraga n'ubu hatarabona uhayobora ariko ngira ngo kuwa gatandatu niba barakoze ibizamini muri kino cyumweru gishize ashobora kuba barabaye ibizamini birimo no kumusimbura yego icyabaye aho yabaga muri ghetto yabanaga n'umuhungu uturuka mu mujyi wa Kigali komisara mujyi wa Kigali banze za Kicukiro hari ambo bibanira rwose urugo ruri hehe mu Gasiza hafi y'isoko n'unangiye wagenda iwe mu rugo yego kuko mu bantu bafite kanari bafite ya antene ya kanari aho hafi y'isoko uvuze ngo urugo rurimo antene ya kanari niwe hafi y'isoko aho niwe ni muri ghetto mu Gasiza niwe ghetto yari hejuru yego Imbogo yego akayibanamo n'uwo muhungu noneho bagira uko bigenza kwa ibivugwa yego
ibivugwa n'abamotari bo ku mugote. yego Ariko na meya yigeze kusa naho abikomozaho mu nama zimwe na zimwe zitaguye z'abantu bakeya. Kubera iki? Wa muhungu wabanaga na Gitifu yaje kugira akabazo k'umubiri gafitanye isano n'ubuzima babagamo. Hanyuma asaba ko Gitifu yamufasha nicyo hari question de santé niba yivuriza kuri mituweli wenda iyo ndwara batayivura. yego ati Musayidire yamuha amafaranga kuko ntabwo yari kuri ramaye. Gitifu ashaka kwigagaza kwe akishingikiriza ko na meya yakarwanye mu ruhande rwe. yego kumba akiyibagiza ko ari meya wabaye vice meya kuva 2001 uba muzibanze n'imyaka ye itemera guhishira bene ibyo mukoresha amanyanga. oya ntabwo ari ibyo ni wowe ubyivugiye. Genda shaka kukubwira ngo Marigreke Frodouard yabaye inshuti na Mukanyirigira bahujwe nuko Frodouard yari victime ku ngoma ya Kayiranga, none akajya amuha amakuru mu nzego z'ibandi mvuza amakuru hari icyo biyabisobanuye. No amakuru meza n'amabi, kugambanira abandi cyangwa kubwira meya ibyo abandi batamubwiye byiza cyangwa bibi. yego nibyo Frodouard yakoraga. Bituma ya nkongoro y'ibyo bya expropriation imurenga. Ariko icy'ubutinganyi ndashaka kukubwira ngo Frodouard yaciye amazi uwo muhungu wari ufite ikibazo cya sante kandi bikomoka ku mibanire ye muri iyo geto na Gitifu, agira ngo meya ntazabimenya kandi meya nanabimenya azandwanirira. Kumbe fata meya ubaye muzibanze imyaka 20 n'ingahe w'imyaka 51 urabizi ko abantu n'abakonservateri nyine abantu bikiye cyacu kubabwira bene ibyo bintu bumva ari iseseme. ndabyumva rwose. Iyo aza gukubitana n'umuntu w'iki gihe bakira byose generation yakira byose yari kuvuga ati non petit problème. Ariko encore umugore buriya abagore nibo ba mbere banga batinganye cyane. Noneho umuhungu abonye atari kumvikana na Gitifu bigera kuri meya. Ariko meya akaba yizeye ngo Gitifu akaba yizeye ngo meya azamuvuganira. Meya abyumvise iseseme irabira. Aramubwira ati rero nubwo kwa kumurwanirira icyo yamukoreye nukumugira inama. Ati wakemuye aka kabazo araniyabure. Ati uyu mwana ageze aho agera bikumvikana ko wowe muri service utanga byagenze bitya urabona twaba dusebye mbese amugira inama. yego umuhungu akanja amano avunira ibiti mu matwi Frodouard. ntiyagira icyo akora. Wa muhungu nawe arakomeza. Noneho icyo guhimba irangamimerere wa muhungu niwe barihibiye. Umva ko bifitanye isano. Uvugwa mu butinganyi ni nawe uvugwa muri NIDA. Niwe wahinduriye imyirondoro. Pour des dossiers quelconque wenda kuba yabona uko yivuza, kuba yabona visa, kuba yabona izindi chance, kuba yabona inkunga, ibintu nk'ibyo. Sinzi cyari kigamijwe cyo nta precision mfite. Yego. Ariko amazina yahinduwe nta y'uwo muhungu wanavugaga muri dossier y'ubutinganyi. Ari nawe wabanaga na Gitifu. Yego. Ibyo birazwi. Yego. Mu karere ka Rulindo muri iriya nzu bakoreramo ntiwaburamo abantu 5 babizi. Frodouard aragirwa inama ajya imunano. Basi. Noneho birangira imyirondoro ihinduwe ya wa mwana. Impamvu ntabwo izwi ari uwo musore we ntango ndamubona. Frodouard abigira. Bigeze mu rukiko. Impamvu aya mabaruwa nta kintu atubwira. Komisiyo yasanze etat civile ariwe wahinduye irangamimerere rya wa musore. Uti gute? Itonde wa muntu ngo yitwa nde? Wavuze ngo ntago ducukuma. Didier Hab. Ngo yitwa? Didier Hab. Didier Hab. Impamvu komisiyo ibona n'urukiko ni nako rwabigenza. Ariko icyo nkubwira ngo meya imyaka ye na experience ye
na confidence z'umuntu ufite masters yavanye Oklahoma, ukura arakuzi kandi aragushaka, nubwo according to inyandiko amarticle zibira byose bizirikira mu mpapuro ntacyo byakora. Yego. Ukura arakuzi. Akuzi gute? Kuba mu rukiko cyangwa komisiyo ibona ko Etat civil ari wahinduye riri yarangamimerere, nibyo ngiye gusobanura. Umudamu nuba arakitaba inzego Etat civil. yego, umudamu ni umudamu wari uje ari mushyashya, wari warahoze akorera za Cyangugu, Nyamasheke cyangwa Rusizi, ariko afite umuryango i Kigali, arahirimbana ngo nibura agaruke hafi y'umuryango. Uri mu muryango nibura i Kigali wakorera Rulindo, nibura ka weekend yaza, ntabwo buri munsi bwo yataha ngo bishoboke. Mudamu wiviriye Cyangugu, agize amahirwe abonye transferi, ni mushyashya, none wamushyize mu murenge uyoborwa na Gitifu Buradurwa wa Meya. Aho ruzingiye ni hano rero, ikiganiro ni hano. Mu mategeko imbere y'umucamanza, inzego na komisiyo, bigaragara ko ari wa mudamu wahinduye. Kubera iki? Byakorewe muri mashine ye, atungiye password no kuri konte ye imwinjiza muri system za NIDA. Abyumvise? Yego. Umunsi washize wafashe ikiganiro Dani akakubwira ati ndi umusare kandi mwiza cyane rwose, na Sofia n'izinkanga. Yego. Ikiganiro kagishyira kuri Karegeya Omar Pano. Bizi mu nzego bazahamagara Karegeya bamukandi. Yego. Ariko se asigara arwana, byakorewe nubwo canari yanjye, byakorewe kuri mashine yandi. Password nyisangiye nandi. Meruka kwinjiramo ryari kuva icano yabaho. babwire ndi tayari kuzabyirengera, kuko ibizasohoka kuri Karegeya Omar Pano nzabyirengera nka nyirayo. Ariko nibafata umwanya bazasanga ari kwa Jaras. Si mashini yawe. Wiseka, reka tugende. Uyu mugabo ni biya tugendane. Didier Hub niba shaka. Yego. So guhindura amazina yuriya muhungu muri NIDA bifata mu mategeko, inzego zirareba zikabona uwo mudamu Etat civil wari uvuye za Cyangugu. Yego. Ariko afatwa kubera iki? Imashini niye igira password, kandi kwinjira kuri konte yinjira muri NIDA binjiriye ku mazina y'uwo mudamu. Urumva yabicika? Nibyo rero. Noneho rero uko byagenze, nubwo nari maze kugutanga. Yego. Ni nkuko niba ari channel yanjye. Yego. Ariko ikorera muri mashine yawe. Niko nkubwira ni zana hano ninjire kuri channel yanjye. Yego. Uzavuga ngo ariko buretse kandi ari yanjye. Ni ikibazo. Ariko mashine ni yawe. Yego. Sibyo se? Yego. Nibikomera bakareba IP address, bazabona mashine ya Jaras. Ariko giye Karegeya nembere kwinjira muri ya mashine kuko mu bijyanye n'ibyanjye ntago nakwinjira kuri Jaras official, ariko kuri Karegeya Omar Pano ntago wagira impunyenge zo kuma mashine direct. Hanyuma rero uko byagenze rero, uko naza Jaras. Yego. Kuri mashine yawe wiguriye, ariko ibitse channel yanjye, ariko dizere ko ntaguteza amabandi. Uzayiproteje. Icyo nzi cyo barabizi ko channel yanjye ibitse muri mashine yawe. Yego. Good. Uko wambererekera nkayijyamo. Yego. Kandi ari mashine yawe. Ngaho yasipoza Gitifu w'umurenge w'Ikigugu ubanye neza na Meya ku mudamu Etat civil mushyashya wiviriye Iburengerazuba kuri mashine y'akazi. Wowe ni yawe urayima, ariko waramusabiye akazi y'umurenge. Madame niza gatoya ngire cyo ndeba, agasanga deja injira muri byanida, cyangwa agasanga yahoze mu byanida, ariko ntabwo ari ku rwego rwahita avuga ngo reka manze mvanemo password zanjye. Yego. Gitifu ajyaho, uwitwaga Isidori ababaye Theodore, wa muhungu wa ya gahunda yo kwanda vura pe
garahubwo Gitifu aba yinjiye muri mashine ya etat civil akora ibyo akora finish bizamenyekane biti nakubwiye ngo Gitifu mu rugo ntago bimeze neza cyane ni nk'iby'iki gihe ndabyumva. so bimwe mu by'amabanga bishobora kuba bijya hanze kubera nabo mu rugo bashobora kuyarekura. Yego. So biza kumenyekana ko wa muhungu yahinduriwe amazina, wa muhungu wavugaga muri Kwanda yahinduriwe amazina muri Nida. Bimenyekanye rero bati Gitifu wagize utya Gitifu rero mu kubicika basanga si imashini ye si konte akoresha ni ibyande etat civil. Ariko etat civil majere vaccine ibyo nkunda kuvuga mu buzima busanzwe ntabwo wakwemera ko umuntu akwinjira muri mashini nawe nubwo mbivuze ntuzayime. Yego. Uzambwira uti genda ushyire mu yawe ariko uri mukuru ariko ntuzatinyuka kuba inyuma ninjira kuri channel yanjye. Yego. Nibyo byabaye rero wa mudamu nyamuza vuba wifitiye ubwoba aribwo agize amahirwe abonye kuza hafi aje mu murenge uyoborwa na Gitifu w'Ikigugu w'Umutoni kuri Meya none kumubwira ngo singuhaye mashine ari y'umurenge ashobora no guhita ejo bazamusaba raporo ati umukozi twaguhaye urabona bimacinga cyangwa tumusubize Nyamasheke niba se amwima mashine azavati atahubwo Nyamasheke ati oya hakurya y'Ikivu namushaka nta kazi yemerewe mu Rwanda. Yego. Abisinye bisaba ibi biri kuba komisiyo isaba Meya gusubiza Gitifu mu kazi niko byanaba komisiyo ibwira Gitifu w'umurenge kuri etat civil wamwimye mashine. Umugore nibyo yanze nta nubwo yarazi bizakurikira ntabwo yarazi icyo agiye kuyikoresha niteranya no mashine ni y'umurenge rega. Yego. Ni nkuko no mu kazi ubona abashoferi bose bambaye plaque za GR ukabona umwe bati no yanjye ifite sanse nkeya ni yawe yagera hariya yayigongesha bagahana uwahawe kontaki nyirizina. Nta naho bitandukaniye na rwa rugero ugeze kuduharwa wa muntu wajyaga ajyamo mu mashini akarekura comment mu masaha y'undi muntu. Voilà birasa ni kuri cya kinyamakuru bikitirirwa voilà amasaha na mashini. Ni nkuko umushoferi nyine wa GR 288 hashi yatira imodoka ufite GR 385 akavuga ati imodoka yanjye nta essence irimo mu gihe nigitereje ko bampa ka essence ntizanza n'umwana Masaka. Yego. Bose si imodoka za leta mugenzi bazayimwima hanyuma nayigeza 15 ikagonga bazareba ari kuri vora cyangwa bazareba utunze kontaki uw'imodoka yanditse nguko uko etat civil ari kwitaba Gitifu agakomanga ku gatuza na komisiyo igashya amaboko yandika naho ruzingiye. Meya Mukanyirigira ibyo arabizi uvuga ngo ikintu uri kumva ariko nta fact afite. Yego. Nungutsimbara by'imyaka ye na confidence ariko muri fact Meya atsimbaraye kukuri ku muco yavara kubera imyaka ye none imyaka ye ntashaka ko harenga nuriya mudamu ukiri na mushyashya. Yego. Kandi nawe ni umuntu nawe wakoreze mu bintu bya gender kuko nicyo yari vice mayor yari vice mayor ushinzwe abagore. Yego. Icyakabiri ntashaka karengane ku myaka ye kuko kugira ngo wemera karengane ku myaka nk'iyi yacu nabona kuri televiziyo hano wagira ngo nikoreye ifu nayikora ariko sinayicuruza. Okay. Ntabwo rero imisatsi yatangiye kuzamo imyeru ariyo kuvuga ngo reka ndyamire ukuri buke kabiri. Oya nta buke kabiri kuri Mukanyirigira mpaka ukuri kujya hagaragara nta na rimwe. Reka mbabwize ukuri soma message wa muntu yanyoherereje ambaza ngo urabibona gute. Yego. Simbabeshye umva Minister Honorable Mugenzi mu bintu bizashoboka aba bantu ntabwo bazabana muri Rulindo. Nari ngiye kukubaza niko Minaroke ivuga ko nta gikuba. Oya ni ibyitondemo ntabwo ariyo ikarifiya. Yego. Ariko wumvishe commentaire y'uwo muntu ubanza avuga ati igikuba umuturage uba ari hehe. Yego. Niba akarere kose kari immobilize ubuzima bwahagaze mu karere kubera kesi ya Meya na Gitifu urumva abaturage bari hehe. Yego. Kandi byatangiye kugaragara nyine bari kugurisha amabati 25 ku birayi 10. So numva rero ministre rero yatangiye koroshya ibintu saga ibaye mu karere kuva mu kwa gatandatu amezi abaye 4 turi mu kwa gatanu kwayo
ibyo bintu bisirikira komisiyo nta kindi kiri gukora ntiri kwakira abazana plente nshyashya iri mu kwicara yandikira meya yandikira meya binavuga ko ari n'abarara mu karere bari kubandikisha ibintu umuturage azakorerwa ryari icyo nicyo gikuba nyakubaha minister yego aba bantu bari gukorera abaturage budu reka dukomeze wa mudamu abererekera gitifu amwemera kwinjira muri mashine ye yinjira no muri data zanida ariko kuri mashine ya etat civile nyamuza vuba uvuye he cyangwa winjiye i Kigali usibye nibyo nubwo ndi kongeraho ngo avuye kuri abantu badukurikiye abafite abasekreteri abafite abashoferi aha ninde boss mu kigo cya leta wabwira shoferi ngo boss agenda mu modoka ye bamuhaye ku ideni ariko akagira umushoferi w'ikigo utwara imodoka ya GR yatanzwe na leta boss iye yabuze sanse yakwaka shoferi ko ntacyo akazimwima ariko igize ikibazo uwo yanditsweho yego ngibyo by'uriya mudamu ari kuzira nuba arakitaba buri wa gatanu nibura rimwe mu cyumweru agomba kwitaba inzego hanyuma nari ntanze urugero abashoferi na ba boss babo abasekreteri n'abakoresha ndetse mubwire ku basekreteri usibye na password ya machine niyo amaguru yikuramo yavuyemo niyo amaguru ayikuramo password ayikuramo tayari iba yavuyemo ketse twirengagije uko mu Rwanda akazi kaboneka bigenze na relation hagati y'umushefu na subalterne ko mukabya ni uwuhe musekreteri wahakanira boss we kwinjira muri mashine ye uretse na mashine y'icyuma iva ya Microsoft na mashine y'umubiri password yikuramo ivamo nguko uyu mudamu biza bimugana nyamara byarakozwe n'uwo mugabo Mukanyirigira Judith Meya azukuri Gitifu yafatiranye etat civile urumva hanyuma rero abantu urumva muri fagiti birafata uriya mudamu ariko mu gukora nyirizina kandi igihe byabereye nta nubwo wajya gupima fingerprints kuri karavi urebe wakiritse wagize ute n'icyo gihe byagora pe biragoye pe muri fagiti birafata etat civile ariko mu kuri meyazi birafata Gitifu ariko meya nta fagiti afite akarere nako komisiyo iragendera kuri fagiti bigafata etat civile ariko meya azukuri dore umuntu rero yakwandikiye ati abo baje wowe nuwahoze ari Gitifu muri biriya bice yego mu myanya twari tuvuyemo ariko ndamuzi cyane ati usesenguye se urabona hari icyo minister uwo yahoze ari Gitifu muri Rulindo nawe arambaza ngo nsesengwe kandi yabaye Gitifu muri Rulindo imyaka igera mu 10 yari na duwaye ariko ari kumbaza ngo ngewe ndabisize aho kugira ngo bisesengure we uhazi uzina situation kuko Meya yayoboye imirenge itari munsi y'itanu itatu muri Rulindo ariko ninge ari kubaza ngo ndabisesengura ngaho nyumve hanyuma namusubije ngo iki ngo bazamujyana ahandi icyo nicyo gishoboka kugira ngo kubera ko komisiyo n'inzego bihagaze kuri Gitifu kuri dosiye y'igicupuri Meya nawe ahagaze ku izima rye ahagaze ku mudamu mushyashya mu kazi kandi ufite ukuri utarabikoze ngewe mbona ko bose ni abakozi ba leta niba Frodouard ari umukozi na Meya akaba ari umukozi Frodouard yajya bamuha umurenge mu kandi karere katari Gicumbi yego ahandi Igicumbi ejo bundi navuyeyo bamushakire undi murenge yego uvanyemo iya Rulindo na Gicumbi na 21 ya Gicumbi ahandi hose namubwira kugira ngo Meya akomeze akore atekanye icyo bamuzaniye kigereho ariko batamukoresheje ibyo atemera nicyo gishoboka ariko uwo mugabo ati se noneho urumva wabaye Gitifu ari igihe kinini yego arambwe yongera ati kumujyana ahandi bavuze ko nta cyaha yakoze mu kazi agomba gusubira aho yakoreraga bitabaye ibyo ibihano yahawe bizagumaho oya ibyo ntabwo nemeranya nawe kuko ikigeze nuko aba Gitifu nta Meya winakoreka imbere y'amategeko ngaho uwo mugabo ni inshuti yanjye pe ariko
je suis totalement contre toi ntabwo nshyigikiye ibyo uvuga Meya ntabwo ari nako Meya ntabwo ari nakoreka ahagaze urumva nicyo kibazo duhora duhanganye nacyo cya justice vis-à-vis ya jijoma komisiyo ihagaze ku mategeko ariko Meya ahagaze ku kuri ariko nanone Meya agomba kumva komisiyo oya yese ko yakumvise ukuri ibyo bintu birashoboka kudafite facts se umukozi mushyashya uvuye mu ntara agasimbuka intara 3 akagera mu mujyi wa akagera mu majyaruguru muri Rulindo muri Mbogo muri izo situation niba dufite abasekreteri usibye na password ya machine ni y'amaguru bayirekura tukaba dufite abashoferi bashobora gutanga kontake kuri boss uwo mudamu yarafite confidence zihe zatuma yima Gitifu machine yizi ni mushya iyaba amaze umwaka nabyumva yego iyaba yarahabanjije Gitifu nabyumva iyaba ari umugabo byashoboka uwo mudamu afite izihe mbaraga zo kwima Gitifu machine hanyuma seda uwo mudamu nyamuza vuba yahimba fo kubireba do Meya ahagaze ku kuri komisiyo ahagaze ku mategeko yego yo na Gitifu nuwo nguwo wanyandikiye nawe ahagaze ku mategeko ariko ukuri kurahari so ubu hano hahanganye ukuri n'amategeko ariko arambwira uwo nguwo buretse gatoya uwo mugabo arabanje aravuga ngo niba mujyana ahandi ngo ongera uyisome aravuze ngo wamujyanye ahandi okay kanze ndebe yaravuze ngo kumujyana ahandi bivuze ko nta cyaha yakoze mu kazi agomba gusubira aho yakoreraga no aho yakoreraga ntabwo ari kamara ntabwo ndagije Imana Frodouard yaremewe Mbogo ntabwo yaremewe Ntuza turabafite bavuye Gicumbi bakajya za Burera turabafite hano mu mujyi wa Kigali bavuye za Gakenke bavuye za Bwisige yego hano harimo wonzi wavuye harimo muri Gasabo hano hari wonzi wavuye Bwisige muri Gicumbi hari wonzi Rusororo wavuye ku Rushashi ntabwo ubuse mapambano ntabwo mapambano ntari Gitifu muri Gasabo service Meya muri Ngoma yego ubuse niragire Theophile ntiyari Gitifu muri Gasabo no ku Gisozi service Meya Karongi ikingezi si leta se si abanyarwanda se Frodouard ababishinzwe Minaroke nihagarare hagati komisiyo ihagaze ku mategeko Meya ahagaze ku kuri ngewe na Minaroke baze dufatanye duhagarare hagati Frodouard tumushakira kandi karere tuvanyemo Gicumbi hanyuma akorera abanyarwanda niba yakoraga neza yego ihangana rivaho ariko icyonzi cyo uyu Meya ntabwo azava ku izima kuko azi ukuri kandi hagiye kurengana umudamu kuvuga donc nuvuga ngo Gitifu abaye umwere uyu mudamu baramutambikana etat civil sibyo yego umuryango we tuvuga ati barakubwiye ati iyo wigumira za Nyamasheke uko nuko erega nuko ya miryango itangira gusenyuka iyo wigumira za Nyamasheke ukajyuza muri ukajyuza mu rugo ukajyuza muri famille rimwe mu kwezi hari raporo y'umushahara hembwa nabwo ntabwo iyo tike ipfa kuvamo horaho Meya rero ahagaze aho muri ibyo ndi kukubwira umudamu ukiza uyoboneye ka transfer yakavunikiye nako yagahirimbaniye bigoranye none bahise bamugusha kandi mu nzego zibanze birahaba cyane kugushanya Meya rero atsimbaraye kuri uwo mudamu n'ukuri kuri inyuma y'ibintu ndabyumvise neza ibintu ariko kuba Frodouard bamujyana mu kandi karere nta birenze nta n'uwanamenya ko ari we byavuzweho yego yagenda akayobora nk'uko yari asanzwe ayobora ariko akirinda bya bindi bya mbere byavuyemo no guhindura irangamimerere y'undi muntu hanyuma agakorera igihugu naho ibana reka nkubwire agarutse wa wundi wa mbere ntabwo nzatavuga ati aba bantu ntacyo bari gukorera umuturage kubera iki Meya bari kumuzaniraho mu Gitifu umutsindirano azamuhimbira ibirenze ni ukuvuga ngo Frodouard yongeye agahabwa umurenge muri Rulindo Meya nta kandi kazi yakora usibye gushaka ibyo ahimbira Frodouard ejo akamugusha mu bindi kugurisha amashyamba gucukura amabuye y'agaciro kurya school feeding n'urugero na za expropriation byose agashyira hanze ariko ubwo Meya uwo umwanya Meya ari gutekereza kuri Frodouard ntabwo ari gukorera abanyarulindo so byiza aba ntibahuza komisiyo ni ibwire Frodouard mifotra
na Minaloc yego bahe Frodouard transfer mu kandi karere nave muri Rulindo Meya akora tuje na Frodouard agenda akora tuje iyo babahindura ariko nibatsimbarara ngo Frodouard muri Rulindo abo bantu babiri gunikije iyi situation ntago bagomba kubana muri 2025 ntago abantu babiri bazabana muri Rulindo oya ntibyashoboka ntago bishoboka yeah bahanganye kugera no ariko abantu iyo situation mana yanjye ngibyo nyine nuko abantu nyine abantu birengera ibyaha by'abandi aha ibyo bintu aha voilà Mutesi Solange aho ngaho Kicukiro suko yagiye suko yagiye ndamwibutse ntibijya gusa nibyo mu Gitifu ndamwibutse biriya yazize se niba yari byo wabikoze ni nkabyo byajya bifitanye isano yeah bifitanye isano ibaza ibintu bishobora gutuma umuntu atakaza umugati we byakozwe n'undi noneho shyiramo noneho uyu mudamu uyu etat civil aramutse afunzwe umuryango we afungiwe ibintu bitari ibye vraiment icya kabiri mu byo barega Gitifu nubwo bari kubicisha mu nzira iri administratif ariko harimo n'ibiri penal haraho Meya ashyiramo akantu kuvuga ngo kwihesha gukoresha ububasha mu nyungu z'icyo ni icyaha icyo kiri penal yego akifitiye fagiti yabishyira mu rukiko akabivana muri komisiyo cyangwa komisiyo niba yananiwe avuga nibashyire mu nkiko zibakiranure ariko Minaloc yo kubyita ibyoroshye ni retirez votre parole monsieur l'honorable ministre ntabwo ibi bintu byoroshye situation imaze mu karere amezi kuva mu kwa 3 kwa 7 kwa 8 kwa 8 kwa 9 kwa 10 atanu 11 twinjira 11 tukurimo urabyita ibyoroshye ubu se umuturage ari gukorerwa inama zose barabanza Frodouard kandi zigatinda abari ku ruhande rwe n'abari ku rwa Meya n'ibindi uri kumva ku buryo abakozi b'akarere nabo ubwabo nicyo uzi kugira ngo ni nimero ya Frodouard bayime uwayima yarambwira ati attention uramenye mbabajije undi nawe ukora ku karere atereka reka ibyo bintu ntacyo bizi kandi avuka muri Mbogo ati ibaze abamotari no bivugira izi naho abandi bose barayanyimye Frodouard ndamuhamagaye arankubye anyoreza message ngo ndi busy na n'ubu aracyari busy yego kandi nari nabanje kuvuga ngo Frodouard ni burengana KOP iratari ngwino tubwira ibyawe ndaguhamagaye ntunyitabye nimero ye ntiri kuri WhatsApp ntatanze verisiyo iyanjye ndayitanze iyindi muzaze tuzabaha umwanya nta kibazo hano turi open ariko please iyo situation mbivuze kugira ngo n'abandi bose baba secrétaire navuze baba chauffeur navuze donc nibyo bya bintu nkubwira ngo mwikosa cyangwa mu cyaha tureba responsabilité rôle na imputabilité machine ninde uyimanaginga yego ninde ugira password yayo ninde winjira muri iyo konte yinjiye muri nidani yandi yego madame nugenda bazakuririra bazakugemurira ariko ntawe uzafungwa mu mwanya wawe yego uyu etat civil